bakuki ngukozaho nyasha ukabyimba. Yego nanjye nasariye izo nyasha. Ikibazo nuko nsoma kashi ibintu reka tubireke pass niba uziko ntari buture hasi. Tubize ngo uhaye uratwishyura. Buri mpamvu urukundo rwatayikuzo abajene duhura n'irihurizo ngaho ngayo kujya muri salo iyo nta bukara uwo mubano zero. Icya mbere nuko duhura ndi kwaka nkagukorera bimwe ubushaka urabizi ko naho umunshaka that's why ndidi nzara n'icyaka. Mbabarira ujye uva mu rugo uriye urabizi ho barya ibihiye. Iyo ntumeje inkoko mba mpiye. Pifra usibye no gura Pifra n'umuvandimwe wanjye apati yo kuba nyine twarura mu muziki n'umuvandimwe wanjye pi. Ejo bundi bamukubitiye ku Gisenyi. Nanjye ndashaka kubaza Zebra ahubwo ni kubera iki yaguhisemo yamisemo akagati Kendi no matter what ikagira ibintu bivamo. Yarapfuye arangije arazuka. Umuzuko wa Kendi rero bawakire. Yago yampaye dufaranga wana. Yago bura niyo numvisha baba bakanda nzoge bari kumubwanokera. Roki yatangiye kunshyira kuri movies tutaramenyana. Ntanamuzi ntana nimero y'ingira ntanamuhamagara. Agegeza ko beef ya Bulldog na Pif. Barakubitana byanyabe. Nejo bundi ahubwo byari biri kumbabaza. Gute se? Uburi uzi ikintu gishobora kukubabaza amana. Slim Jesus. Bwatangiye yes reka muhereze ikaze bakunzi bacu mbasuye mbifurize kugubwa neza muri mwese Imana Monday zitandukanye z'igihugu ni Slim Jesus TV. Ngarukanye no bita Ken Moon Supply na Rwabugiri Zebra. Weza mutese. Dufite plan nigga. Yeah. Kudakomeza se. I'm a woman king, lioness in the jungle of different queens, no mastery quiz. Sibyo? Daje. Buretse. Ngomba kumutera amashyushyu. Mumeze mutese. Eyo tumeze bon, tumeze neza. Rwagwana ahubwo. Fresh cyane. Ndumva twatanye twibwira abantu mbere y'ibindi byose. Murakoze. Nitwa Kendi. Okay, duherukana mu myaka yashize ariko ivinif n'ubundi mba ngihari though na wenda utashobora kumbona nikatisha n'iki ariko imihanda yanjye tu OG mba nyirimo ubuyirimo cyane mu bundi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Zebra nawe noneho mumeze nawe gake definition yacu yimenya hadoyi yazamuye ikimbere tubimenya mbere tugasoma mbere tukabadirisha kurasa ikiborebore muri 7 tugigira twigira ku birenge by'abadutanze hano kazi ongera ubaza yo tubyinira niho dukinira twagarutse hano turi class hari umunsi uzanyubaha nkaso when Jesus bless my hustle izo nkuru bamvugaho sizo uzaba ziduhuje amaraso. We nigga you got me. Zebra meze neza aho gupfa ntago umukunyine. Iyo nabyutse nyume ku mwuka w'abazima mba meze neza uko byagenda kose insi bakubaririza yego bimeze biti nsanga nawe nyine bafite igitekerezo twishakamo agatekerezo mpita mwishakamo agatekerezo ubu uramuzanye cyane rwose mubona batema Banyamahoteli, ibitaro, inganda namwe mwese mukenera amazi ashyushye mu nyubako zanyu. Nimutugane tube system zifite ikoranabuhanga ridakenera gukoresha ibigega by'amazi. Zikoresha imirasire y'izuba mu gushyushya amazi yo mu nyubako. Solar water heating system. Ibi bizabafasha kugabanya ikiguzi mwishyuraga umuriro w'amashanyarazi. Izanye ubugoryi ndakatira Babylon nkigendera ndiseriye cyane namenye nk'ipilon ryibendera. Kendi none reka tuganire. Umeze neza. Meze neza. Wari warabuze. Ariko ubu ndaje ni ku neza cyangwa ku nabi. Yego. Duheruka kukubona ubwo ko ari kera cyane. Yego. Ubundi ku bantu batazi Ken Moon Supply bonza ndusobanure kuri iryo zina kuki wise Ken Moon Supply. Urakoze. Nukuvuga ngo ni izina ryaje kunzaho mu myaka yashize. Mu gihe abantu banzi ndi mu itsinda rya Quiet Money. Banzi no mu bihe bitandukanye yes Quiet Money niyo yaje kuvamo Mafia Land niyo yaje kuvamo Quiet Money. Aho rero urumva nyine twari dufite ibitwerekeyeho ari naho iryo zina ryavuye. Yes ariko Quiet Money byo byari bivuze iki? You understand nyine kuki mwari mwarise Quiet Money?
turi amaboro nyine Eh. tuba dufite ibintu bicecetse mura iri quiet. yego muri Quiet Money harimo wowe nande hari harimo njye na Pifla mainly. Nyuma hari n'abandi bahungu nyine bari bahari, ahubwo muri Mafia Land niho hari harimo witwa Azwena na nanjye na Pifla El Poeta. Amen. muri bane Twari batatu, El Poeta, Kendimon na Pifla. muri batatu muhita umuvamo muhita mukora Quiet Money. Oya ntago twamuvuyemo ahubwo hari igihe kigera wenda ukavuga ati okay tugiye guhindura quartier duhindura twari dutuye nuko tugahita twimukira ahandi, ubwo nyine twisanga nabwo twitwa gutyo. hari ubwo Poeta se ari umugore wa Pifla? Ibyo sindi bubyivangemo. Okay, uko uza gukomezanya na Pi wowe na Pifla mwaje gupfa ikirero kugira ngo murekere gukorana? Oya nta kintu na kimwe twapfuye, n'ubu turakorana cyane nimba ivuga nyine ubyumve gutyo. Ni ukuvuga ngo n'umuntu wanjye wakadasohoka, ni ukuvuga ngo buri kintu cyose kigezweho, update yanjye yose, he is the number one. Yego. To know about. Twakomeje kuzatwumva Pifla ari gukora ndetse n'abandi bose, ariko wowe ntitwakumva. Ni ukuvuga ngo njye nari mpugiye mu bintu byinshi bitandukanye, birimo ibikorwa nari niherereyemo nzabagaragariza mu minsi iri imbere, birimo n'ibijyanye n'amashuri, birimo utuntu twinshi dutandukanye. Niyo byo bintu nabanje guhugiramo, kuko ngira ngo nyine urabona ko monde y'iki gihe nyine ni ibintu byo gushaka ibintu byakubeshaho. Ni ukuvuga ngo apart from music mfite n'ibindi bintu byinshi nyine nzagenda mbagaragariza mu minsi iri imbere, ari nabyo nari mpugiyemo cyane. Okay, none dutandukanyije umuziki wo muri kiriya gihe. Okay, tuvuge hip hop yo muri kiriya gihe na hip hop y'ubu ngubu ubitandukanye uti? Of course biba bigomba gutandukana. Nago wambwira ngo mu myaka yashize ngo tuze tubikompare n'iby'iki gihe, oya. No kuvuga ngo uko igihe kigenda niko ibintu bigenda biba byiza cyangwa se bikaba bibi bitewe. Ubwo rero ngiye kuvuga ngo ndabigereranya, ntago bigereranywa kuko ntago wambwira ngo niba aka kanya umwana avutse ari gukamba ngazakomeza kambe cyangwa tumushake kuri iyo ritme. Uko byagenda kose, uko umuntu agenda kuri hari igihindukaho cyiza se cyangwa kibi. Ni ukuvuga ngo rero ntago iyo miziki singereranya, ngendeye ko igihe turimo ntabwo ari kimwe, ibyabagaho kiragiye si byo bibaho ubu ngubu. Ni nayo mpamvu rero ntago bigereranywa. Ubu ngubu byabaye byiza cyangwa byabaye bibi? Ubu ngubu ni byiza kandi birakomeye. Ni ukuvuga ngo umuntu abashije kubikora akagenda kuko gukomera kwabyo nawe akabikomeramo, definitely bimugendekera neza. Ariko mu gihe cyashize byo byari easy kuko nta bahanzi benshi twagiraga, abantu nyine bakundaga umuziki byo ku mutima, abantu nyine bari babyishimiye cyane. Ariko ubu ngubu kubera ibintu byabaye byinshi ni ukuvuga ngo mbese harimo nyine ibintu byo kuvuga ati ndaje uyu munsi turagwaraye bise birangira, nta mwimerero ukibaho, nyine nta gupfa nta kintu cyayica. Hip hop izahoraho, yahozeho, ahubwo wenda abantu ikintu batamenya gutandukanya ni ibihe byayo. Kuko ntago wambwira ngo ibintu ngo twakoraga muri za 2010 ngo aka kanya tubikore, nta muntu wabyumva. Ahubwo twebwe tugendana n'igihe, tugakora ibintu nyine mu gihe cyacyo, mbese tukagendera ku bigezweho. Niko bimeze. Arabavuga ko rero ngo ugereranyije ngo umuziki nyine byagiye ngo bipfa byitwa n'abahanzi batandukanye, kimwe nuko ejo nibwo numvishe ibiganiro bibone wita Negji amaze iminsi akora, akazaya focusinga ku bantu, akavuga ngo nka Riderman nyine agenda avuga abantu ngo bagiye bica umuziki. Kandi urabizi ko nawe kera nyine hari abantu bagiye ngo bica hip hop ku buryo rwose wabonaga batanye ngo kuyigira imidundo. Nese kwica hip hop ni ukuvuga iki? Erega nge ntekereza ko umuntu ukora umuziki nago ubundi wagakwiye kuba wenda wibanda ku kintu kimwe. Okay, n'ubushake bwawe ushobora guhitamo icyo uri bukore, ariko noneho nk'umuntu ukora umuziki sirtu wo gucuruza atari kugira ngo uvuge ngo ngiye ibintu zabyiyumvira. Ugomba gutekereza mu buryo bwagutse, ukavuga ati aka kanya ushobora gukora wenda old school,
mu kandi kanya nkakora trap, mu kandi kanya nkakora drill, mu kandi kanya nkakora afrobeat, mu kandi kanya nkakora zuke, nkakora anything that would make you nyine ikintu cyose cyatuma ujya ku isoko, you have to do that. Rero nge ntago navuga ngo ni uburyo bwo kwica ibintu hoya, ahubwo ni uburyo bwo kugira ngo umuhanzi ku giti cye atera imbere. Yego. Okay. Kandi none tujye tunamenya ko nuvuga ngo iyo umuntu ari gukora ikintu buri wese aba afite target ye. Nk'ubu ari umuntu uvuga ati nge nzakora imiziki yanjye nshaka, nyiyumvire n'abantu banjye nshaka banjigike tuyibyiyumvire tubyimenyere. Igihe utakoraga umuziki umaze utari gukora, niwe muhanzi wavuga ibihe byose kuri wowe wagukonvense ukavuga uti uyu muntu naramwumvaga? Umuntu w'ibihe, umuhanzi w'ibihe byose, umuraperi wavuga ati naramwumvaga byo kabisa? Of course ntago nirwa mbijya kure. Umuhanzi w'igihe cyanjye ibihe byose nawe uramuzi. Ninde? Mana y'u Rwanda. Of course he's the best. Of course he's the best rapper. Ejo bundi bamukubitiye ku Gisenyi. Ibyo ngibyo ni ibisanzwe. Hanyuma ntago nari narangiza uvuga ngo he's the best rapper. None twajya mu zindi generation ziri munsi ya zaje nyuma yacu, Rwabugiri he's the best. He's the best. Nago nabona kuntu nabivuga nuvuga ngo njewe urabona nko muri icyo gihe nabaga ntari gukora, nakomezaga nyine nkajya mvuga ni biki bigezweho, nabaye ba artiste bari kuza, reka nkomeze numve, reka ngire gute. Akenza no kugira Imana rero turamenyana, turahura, twishakamo agatekerezo nk'uko ubibona. Ubwo nyine get ready for fire. Uraza no kumbwira nyine, turaza no kugira ukuntu mwahuye wenda ukuntu mwaje guhuza, turabiganiraho, tunaganira no ku mishinga mufitanye. Ariko nanone hari akantu ari nkomojeho kukuntu ngo ejo bundi ugeranyije kera bavuga ngo abaraperi baba ari ibisare nyine n'abantu badakorwaho. Ejo bundi umuhanzi bita Pfla, Bulldog na Bushari babakubitiye. Iyo story wayumvishe nabi manye. Nanjye ngiye ngo nanjye kuvuga ko ntayizi, ntago nayumvishe. Inde? Pfla yarariyo? Nyine se warabibonye ufite nka video yabyo bibiri kubaho cyangwa namakuru bakubita se kandi hari irahari pe? Wabonye se bari kumukubita? Oya Pi yari yagiye ariko no Pi yari yagiye. Nje nari ngiye kubwira ni iyo nkuru sinyizi, nta nubwo nyizi gutyo. Zebra urakoze niwe wanje. Hari ukuntu Jesse yabisobanuye, ahubwo nawe you better go and search for that story. Wewe ugomba kugenda ukayisoma neza. Kayumva ndumva nanjye narayisomye ejo bundi. Bakubise Bulldog na Noza n'abandi. Ariko reka nkurabura umusa. Nago ibyo biboro nago biri concern kuko nago bijyanye gahunda zacu twikomereza, nago bijyanye n'ikiganiro. Nuko yaramukomojeho nkahita numva ko byigeze kubaho. Tubaza ibindi mani. Iyo ushatse kutubaza ibya bakubiswe, ushaka kuduteranya n'abakowe kandi nago ari fresh. Kandi nabyo nago ari fresh man. Tuba dukeneye amaboko y'abaniga benshi batandukanye. Oya wenda rero ubwo siko katugonganisha. Oya jewe ndaza no kuvuga ko kuba umuntu yabaza ikibazo dufite uburenganzira bwo kugisubiza cyangwa se ntitugisubize. Sirufite ko wenda hari ibintu nkuko ziyabivuze tuba bitari concern kuri gahunda zacu. Tugisubije ko gisubiza ari ukugiskira. Ko ku buryo tanavuga ko byibuza watewe agahinda no kumva ko umuraperi mugenzi wawe yakubiswe. Kandi ndi kukubwira ngo jewe ku giti cyanjye ibyo ntabyo numvishe. Okay, twikomereze. Ahubwo hari ukuntu buvuze ngo mbere ngo abaraperi bari ibisare n'ibiki byose ngo kurwana. Ibyo ngibyo bifite igisubizo kizwi cyane. Mu Rwanda nta muntu ukirwana, nta muntu urwana n'undi mu Rwanda. N'inka nta muntu ukizikubita. Mu Rwanda hari RIB, hari polisi, hari amarondo, hari ibiki. Iyo urwanye bahita bagutendeka. Uzaperereza iyo story neza umenye nimba ibyo bintu biba polisi itarahageze. Nusanga polisi yarahageze umenye ko nyine babikemuye tu. Urugomo egal kwambara ibikomo. Ko bimeze. Niyo mpamvu ntago abaraperi ntago ibintu by'ubusazi ntago bikigezweho mani. Kera wagenda gure kenke ukitwaza amatorone visi waguzi yuko kera waguzi yuko ushobora guhura n'ibirara wenda ku muhanda bikakwataka dasa nawe ukavuga ndashaka ukuntu ngenda nikoroshi cyangwa se whatever. Ariko nowadays mu Rwanda hari umutekano. Abantu bose bagenda bari safe.
nta muntu n'umwe wemerewe kugendana intwaro mu Rwanda kereka ababifitiye uburenganzira abashinzwe umutekano. That's why rero niyo habayeho agasaga nk'ako ngako umuntu agashiduka ari muri fight, nkeka ko nta hantu na hamwe mwaba muri mu Rwanda murenze bangahe ngo murwane iminota 5, 6, 30 igere polisi itarahagera, biragoye. That's why rero ntabwo ibintu bya whatever nta rugomo rugomba kugaragara mu Rwanda. icyo kintu gitinze nk'icyakwabaje ariko ngiye byarambabaje, biba bigomba kumbabaza ibintu byose by'urugomo ngiye birambabaje. Urumva ko we nimba barabonye abaniga bisohokeye ahantu bakayagara, abasaza turabemera ntibashobore mbere respect kuba jene, kandi abaniga urumva baba binaniriwe, baba barakoze ibintu abantu bakabikunda. Wakubitana n'umuntu mu nzira ntumurespektinge, kaza basaza umuyoragura n'ibiki byose. Ubuse uyoye umuntu na mugenzi wawe akamuyora n'undi akamuyora, tujye tugenda muri respect man. Nimba ubonye umuntu mutere chance, mwegere muganire, bane ibintu byazagara n'iki byose. That's why nawe byo kuvuga ngo abaraperi ba kera ngo bari ibisare n'ibiki byose, urugomo ku mihanda nanone ubu ngubu ntabwo ariko bikimeze. Ngo hari inzego zishinzwe umutekano no mu Rwanda, niyo umuntu agututse uba wemerewe kujya kumurega, bakamubaza impamvu yagututse. ese watangiye umuziki ku myaka ingahe wowe? Natangiye music kera bana, ntabwo ari kera ko mutera. Wari ufite nk'imyaka ingahe ntangira music? Mfite nk'imyaka nk'umunani 9. At 10 years, ku myaka 10 nabashaga kwandika indirimbo nkanayiririmba. Just studio ufite ingahe? Nka 14. Kendi we hari ryari? Long time ago. Sinanabyibuka ariko ni nka za 2008. Nyine wari ufite imyaka ingahe icyo gihe utangira umuziki wowe? Do you think I remember? I don't. Kuko nago ari ibintu ntago ari ibintu nakoze ngo mujye kuvuga ngo ndabitekerezaho cyane, no. Nagiye nyine gutyo gusa ndabikora mbona bigenda kumva birakunze. Niyo mpamvu nyine urumva nago nagize time yo kuvuga ngo mbyiteho buri kadetaye nka note. Yego kumva byansaba gukora karikire nkahitaho gati ubwo byari bimeze gute, kandi ubu ngubu banza akanya ari gatoya. Yego. Okay, none tugiye kuri projet, twigane kuri projet n'ubundi icyo cyatugizanye nuko ndashaka kugira ngo mbwire impamvu wahuje na Zebra. Kuki Zebra ari umuntu wahisemo ko mugomba guhuza aka kanya mukamuri ko? Urakoze. Ahubwo ngiye ndagira ngo mubaze nanjye ndashaka kwanza first of all kubaza Zebra. Kubera iki ubwo urumva ari bya niba ngo mubaze. Nanjye ndashaka kubaza Zebra, ahubwo ni kubera iki yaguhisemo yamisemo akagati Kendi no matter what rekagira ibintu bivamo. I would wish to know why. Already Moon niwe muraperikazi wa dance mu Rwanda. Ndumva ibyo ngibyo tutabijyaye impaka. Yego. Urumva rero iyo umuntu usanzwe uzi ko ari best, ari uwa mbere, mugahura, icyambere ibyo ni ibintu by'agaciro guhura na Kenbon Supplier, noneho kongeraho kukubwira igitekerezo gihuye na move nawe urimo. Urumva? Icyo ni icya kabiri. Then icya gatatu, cya gitekerezo mwacyapurika mukabona biri no gushoboka. Ndumva ari ibyo. Nuko ubu muhise ni waguhisemo nagara muhisemo? Ofe nukuvuga ngo Zebra turazira twari tuziranye nyine bisanzwe muri iyo myaka wenda ibihe birebire. Yego. Buriya ari no mu bantu baneraga ingufu like bakakwibutsa wenda gacamo nk'igihe ko Kendi kutagikora umuziki bimeze bite, what is going on, nyine ukabona ari concern ko nyine ushaka gukora ugomba utegetswe. Yego. Urumva nukuvuga ngo he had been my
my best stimulator, like yaranstimulatinze cyane mu bihe byanjye. Hahandi nanavugaga ngo okay, ari ibintu ndi gukora ariko nkeneye nko kwiyibutsa. Yahitaga nshakira studio akambwira ngo ngwino basi nubwo itari busohoke, ngwino basi ujye no kwipima wumve how nyine uko ukumeze. Ubwo rero icyo ni kimwe mu bintu byatumye mushaka. Yego. Ndamushaka, ndamuhamagara, ndamubwira ati noneho ibintu nari mfite gukora biragenda ni nkaho bigiye ku ruhande. Ibintu wenda byambera ama barriers nyine ashaka gutuma ntakora, bimeze nkaho biri ku ruhande, birimo nyine ibintu by'amashuri n'indi kwiga, hanyuma harimo n'andi ma projet n'indi gukora, ntegereje ko araninga nyine kugira ngo ngire ibindi njyamo, kuko urumva n'ibintu byose bisaba ingufu, ibitekerezo, umwanya, birimo wenda n'akazi ka buri munsi. Ubwo rero bimwe muri byo bimaze gusa naho bifite akantu k'akarongo gato, ndavuga ati none ndumva nshobora gusubira aho nkwiye kuba ndi. Ubwo rero mubajije, ndamuhamagara, ndamubwira azi iminsi namaze ncecetse nyine ni myinshi, ariko ndatekereza ko ubu none ndi available, kandi nyine ndanagushimira nyine ko akomeje kunshyiramo imbaraga ukajya unyumvisha ko nyine nabishobora. Ati none niyo mpamvu rero mpise nkwiyambaza nanone kuri iyi nshuro igihe numva ko nyine nkeneye kugaruka. Ntabwo nyine yatindiganyije, yarambwiye ati iyo nkuru ni inkuru ya mbere nziza mbashije kuba nakumva. Ubwo rero ahita ambwira ati okay, noneho dushaka kumitinga, tukakora aka meeting, twikoresha akanama. I need to hear nyine kuri side yawe uri gutekereza ko ukora gutera nyine bimeze gute, nawe turagenda turaganira, ndamubwira ukuntu meze, abyakira na yombi. Hanyuma ahita abihagurutsa, birahaguruka, ari nawe nkesha ibikorwa byose mugiye kubona muri iyi minsi. He has been there for me. Hase mwibariza akantu ubundi wenda Zebra mufite ukuntu mwahuje, dusubiye nko mu mateka, urumva uko byagenda kose, urumva Zebra afite ukuntu nyine yakumvishe, yakwizeyemo akazagufosinga ko ati ni gute tudakora ko tudakora. Ubundi P-Fla mwahuye gute? P-Fla usibye no gura, P-Fla ni umuvandimwe wanjye, twese tuvuka i Nyamirambo. Ni ukuvuga ngo apara y'ibintu by'imiziki, umva n'ukuntu nyine musanzwe muziranye nk'abantu bakuranye, hanyuma rero byazamo n'ibintu by'imiziki, ubwo noneho mukarushaho kuba atashe ku mpamvu z'uko nyine mugiye muziranye mu buzima butandukanye. Apati yo kuba nyine twarura mu muziki, ni umuvandimwe wanjye P. Nyine se nawe yari asanzwe azi kuririmba nyine. Nyine none si Nyamirambo twabaga turi gukora ikintu, twabaga turi muri studio. Nicyo kintu cyonyine mwikoreraga. Cyo twikundiraga nyine studio, tukaba tuzihuriyemo, ubwo nyine ibintu bikaba bigiye mu murongo, ubwo nyine ukawumenya ati kenda ashoboye iki, byagenda gutya. Nk'uko mubizi, niwe muntu wa mbere waje arangaragaza, aravuga ati uyu muntu no kugeza n'aka kanya n'undi aracyamfata kwa kundi. Niyo mpamvu nababwiye ngo ubu ngubu nubwo ndi kumwe na Zebra ni ibikorwa tugomba gukorana, ariko nanone bitabuze ibikorwa byanjye na P nabyo gukomeza, nkuko na Zebra nawe afite ibindi bikorwa bye biri personnel agomba gukora, nanone bitamubuza kuba n'ibikorwa byanjye nawe twabikora. Ubona utaramutengushye? Intenguha nde? P-Fla mutenguha kubera iki? Bakwereka abanyarwanda bangiza wowe ukayitubura. Impamvu zanjye arazizi, nkuko nakubwiye ngo ni umuntu umenya ubuzima bwanjye, wenda n'impamvu ntari gukora ibyo nkwiye kuba ndi gukora, kimwe nawe nkuko nawe wenda ushobora kumenya ibimwerekeyeho nyine, yaba ari gukora yaba atari gukora. Ni ukuvuga ngo turi abantu nyine, nakubwiye ngo apart yo kuba duhura mu bintu bya music, turi n'abavandimwe. Okay. Hanyuma rero wowe na Zebra murahuje, mufite project, mugiye gukora project, mugiye gukoraho yitwa ngo iki, kuki mwahisemo tujye kuri iyo project? Okay. Right. Dufite project bita Lazarus. Lazarus abantu bazi Lazaro nyine tu bazi story ya Lazaro. Lazaro yarapfuye, arangije arazuka, yarapfuye, bashiki be bajya gutabaza Jesus. Kandi nawe twa Jesus by the way. Asko itirana na Yesu.
urumva Lazaro nyine hari hahiye yafunze Express ubwo aba bamenya ko hari Jesus ari aho ngaho ku mihanda arimo aragenda akora ibitangaza aragenda baramurabura amuga ati bro wacu yavuyemo umwuka kandi hari ibintu atari yarangije Yesu araza arababwira ati wapi kubera mpageze ntago yapfuye ahubwo arasinziriye ahita amurabura aramubwira azuka urumva rero niho twakuye igitekerezo cya extended play yacu kuri story ya Lazaro ni twese ariko cyane supply niwe taherukaga njye already ndikaraga abariga banjye barabizi tu ntabwo njya nduhuka tu nshobora kudatamo video cyangwa se n'iki audio kuko audio nyinshi zo mbatamo barabizi umuzuko wa Kendi rero bawakire urumva kazutse nanjye rero nyine nk'umuntu uhora muri coffin hari boro navuze ngo niba ikibuga ari coffin nkirimo nk'umupfu uteza ama conflicts niba ikibuga ari dojo koco wumvaga ko ryo zebra that's why njyewe n'ubundi mpora ndi Lazaro urumva Moon rero nimba nawe agiye kugaruka mu bazima urumva tugomba kugarukana ubwo amaze nk'imyaka ingahe Moon yarapfuye irimo ariko sinzi ko nyine ari uko mu muziki nuko twabifata ariko mu buzima busanzwe bwo yarahari tu abantu baziranye nawe barabizi ko yarahari whatever ariko mu muziki ho nyine it's just like come back urumva that's why ashyushye byatara afite ibintu byinshi cyane byo kubatamo urumva so back on our project dufite indirimbo 9 indirimbo 9 harimo iyo ngiyo Lazarus ni nyinshi ubu tuvugana turimo turarurizinga audio 3 tujye kubanza dukore triple release y'indirimbo 3 kugira ngo nidukomeza kuvuga ko dufite extended play tugiye gutama abantu mu kwa 11 maybe kwa 11 kugira ngo nidukomeza kubivuga abantu batagira ngo ni za blague nyine ngo nibo ngo abaraperi n'iki ngo urafata ubugambo bwo twatangiye no kubwumva already ntabwo tubwitaye so that's why turabasaba ko bashyigikira extended play yacu tugiye gushyira hanzeho indirimbo 3 twacuzinze zo kuba dushyize hanze ubwo urumva araba hasigaye indirimbo 6 abanyarwanda batazi turi gupanga ahantu harenze hangahe mu gihugu mu mujyi wa Kigali n'ahandi tuzabasha kugera tuyimurikira abantu ubwo rero tugiye kuba tubabongejeho tuboro 3 bumve baduhitiremo different styles different ideas and 3 different songs urumva abanyarwanda bumve baduhitiremo batubwira ati iyi niyo dukunze turabashaka muri comment cyane then ibintu nk'ibyo urumva biraremereye never ending elevation Kendi tubwire ku muzuko wawe rero murakoze tuhe ku muzuko wawe nyine tubwire ku muzuko wawe ubu abantu nyine bazuki twe duhe mu byo bimwe mu byo uzanye nyine
bimwe mu byo nzanye nakubwiye umuzuko wawe. ngo kubigwa nyine uraza gutuma badasubscribing. Aya, This is baza- why yego bazasubscribing. oya buretse uraza gutuma badasubscribing, uraza gutuma batajya kureba kuri batagira amatsiko. Mbicishije amatsiko ahubwo baze kunsanga aho ngaho kuri iyo extended play kuri izo nyine iyo triple release tugiye ku releasinga mu masaha make ari imbere baze gukandaho. Kuri tanadutamo Oya ibintu byo kubatamo nakubwiye ngo utuntu duto two ndibaza wagiye utubona. basi itandukanye bitandukanye nabyo. abantu bo barya buturi ntawe ugitanga karibu Ku meza. imiryango ni myinshi nkomanga bakanga gufungura. Ku neza. Ubu twazanye Gatarina kuri plan yo kwinjira Ku neza. ku nabi. Ubanza ari ku neza cyangwa ni ku nabi. Wapi ni ku nabi. Ku nabi. Ubwo rero icyo navuga freestyle aka kanya ni ubukoroni cyane. Biraza gutuma batajya gusubscribe, batajya gukanda kuri link. Ahubwo ikintu nababwira bo bagende bankandire kuri link bajye muri comment niba hari ikintu mfite nge ni freestyle. Nukuvuga ngo after this release ikintu cyitwa freestyle nicyo kintu mpagaze. Hagaze. Oya ngaha hoya kubera ko nyine nakubwiye ngo nahita mbamara amashyushyu. Bamba rero bajye kundebera aho ngaho ndi buze kwamparitse mu makanya gato kari imbere baze kuba bakandaho bareba ati nyakuzuka azukanye iki. Yego nyakuzuka azukanye iki. Nyakuzuka azukanye ibintu byinshi ibyo bari bakumbuye. Ndashimira abafana banjye batahwemye kumbaza. Urabona tuba dufite ama social media dukoresha, abantu ntago bahwemye kumbaza ati kendi kudakora bimeze gute, yarabura iki ze gute. Buri muntu wese wabashije kungumyaho umutima. This is the time. Yego ariko nanone buriya sinzi uri kugenda turobesha ko nta kibazo nta kintu bitwaye ariko buriya kandi nanjye ibyo nibyo naringambiriye nibyo naringambiriye kuko kumubabaza uzaza agahinda ufite ako nanjye niko nari mfite. Niko nari mfite. Ubwo ni ukuvuga ngo icyo nshaka nkigezeho ariko noneho biraza gutuma n'abandi icyo bashaka bakigeraho nanjye bamfashe kugira ngo icyo nshaka nkigereho. Ni ukuvuga ngo nimba robesha baraza kuvuga ati reka tujye kureba aho biri. Nibagera aho biri bamfashe noneho bahita bavuga ati noneho tugiye muri comment section kendi ahangaha rwose bigenda gutya na gutya na gutya. Ibitekerezo byose turabyakira nta na kimwe dusubiza inyuma. Ubwo rero kubivuga ubu ntacyo byaba bimaze ahubwo ndabatumiye mu masaha make ari imbere. Ndashaka kumva izo ndirimbo ziriho zigiye gusohoka. Inbox ariko ndibaza twabarobesha amazina yonyine ariko no mu kuturobesha turazi aka kanya ubu aka kanya tuvugana harimo harageraho iyitwa urishyura niyo bita murikira niyo bita dufite plan. kuki arizo mwahise muri guheraho nuko nyine urumva iyo umuntu agiye gucuruza ubunyobwa arabanza akababonje aho nkatene kubanza ugafata buke. Ntabwo rero kuvuga ngo hari ikintu twagendeyeho tuzicuzinga twe twateruyemo dutatu gusa kuko boro zose zirarenze nta kintu na kimwe twagenderaho tubanzi cyangwa ahubwo abantu bumve batubwire noneho nimwumva ari fresh muhite mwibaza iziri inyuma yazo zimeze gute. Noneho nkubaze kendi indirimbo wakunze cyane muri izo ndirimbo kuri ipi yose ni iyi. Nacanganyikirwa kuko nacanganyikirwa kubera ko Zebra nyango niyo wagira icyo abivugaho kuko uyu munsi twakoraga indirimbo just wait twakoraga indirimbo twataha mu gitondo tugakora ikindi noneho nkahita mvuga ati yandi twakoze ubu ndabona noneho impamvu nkumentioninze ni uko ibyo bintu twabipfuye igihe kinini noneho twakora nkamuga ntiriya ndirimbo twakoze tugenda tuyisubiremo nimba nkurikije iyo twakoze uyu munsi biza kurangira zose noneho zigiye zirutanwa mbura icyo nkora. Ubu rero ntabwo nakubwira ngo iyo nkundaniye gusa umwihariko uri kuri ino triple release nuko harimo ubwoko butatu bw'injyana. Harimo 3 different styles kandi ntekereza ko ibyo bintu byose abantu
babitwifujemo na none nkubaza ni ikibazo ngiye kubaza na Zebra ndakimubaza nakimanza turusarezeho mu bahanzi bose bo mu Rwanda abantu bose ngumva bavuyemo Zebra na Pifa niwe muntu wagukoreye ikintu ku buryo uhora umwibuka uti umuntu yangiriye neza byibuze w'umuhanzi nyine aho yarukuntu umuntu agukoreye ikintu kikazajya cy'indirimbo se cyangwa ikintu cyo mu buzima busanzwe mu buzima busanzwe ga n'igihe umuntu ashaka kugukina n'akadiru ukabona ko ari umuntu nyine yagukunda pe mu bahanzi ni kwa mu basani umusani nyine akaza akavuga ati Kendi gutya na gutya waza akavuga ati Kendi mvuye muri show bari bamuha $100 akira nkugura akantu burya ba bye nta kintu bakwifashiriza cyetse tuza kuvuga uretse amafaranga uretse amafaranga nyine akaba avuga ati uyu muntu yankoreye ikintu cyiza uzi ikintu gihari ahubwo wenda Imana izadufashe ariko nanemera ko ni ikintu kibaho kuko twese ntabwo twatera kimwe ni ukuvuga ngo ukunze gusanga hari ibintu by'amakompetisiyo noneho n'umuntu mu gihe umubuze mu gihe nyine amubuze mu bahanzi nyarwanda bumva iyo mesaje bashaka ukuntu babimugenzereza bamufasha kugira next time ask ega n'umuhanzi ushobora kwita avuga ati siko sari n'umuhanzi ushobora kwita avuga ati Kendi nta muntu n'umwe uramugira neza akahita batereka mujyane kwa kata watereka mu Zebra ahantu utinze ubwo hari ngombwa ntago ngiye wenda uzi impamvu wenda ntacyo nabivuga wenda ku ruhande rumwe ntago nabakondana kubera ko wenda n'igihe cyanjye mu muziki cyabaga kibaze cyari gitoya ubwo ntago najya gukondana abantu nta gihe gihagije twagiranye ubwo rero kuri aka kanya ntawe mfite icyo ndega nta n'uwo mfite icyo nshinja buri wese yankoreye ibyo yari ashoboye ubwo byari ibyo ngibyo ndashimira abahanzi bamfana kuko barahari urumva ubu ikintu navuga ko abahanzi bangiriye neza hari abahanzi bamfana rwose bakambwira ati Kendi wadufashije ukadutamo byibuze n'akantu na kamwe urumva ndabigusaba cyane kurusha abandi abahanzi barahari abahanzi navuze ngo hari abaraperi banjye baba babwira ati Kendi Imana ibintu ati iki kibuga uri gukenesha Imana izakikubaza umuraperi kazi basi ukunda n'uwo bose ndabakunda ujya uvuga ngo arabikora ntabyo kumbwira bose kuko nakubwiye ngo ari ibintu bitagereranywa sibyo njye mfite uburyo bwanjye nkoramo hip hop n'undi akagira uburyo bwakoramo hip hop n'undi akagira njye buri muntu wese ukora mbona ko akora ibintu bye bimukwiriye kandi biba ari byiza ku rwego rwe yes niyo mpamvu ntafata ngo ngiye ngo nikompare cyangwa mbwe ngo ibikinga ibyanjye ngo nibyo birenze nyine mfite uko naje kimwe n'undi nuko nawe afite uko yaje rero ibintu byo kuvuga ngo cyetse ari nk'amakompetisiyo wenda twagiyemo abo bantu ba designinze bafite ibyo bagendeyeho aho nakwemera bakavuga ati umuntu uri buze ndakamara iminota 5 ari kudutamo atareba no ku ruhande tubongo arabarenza ariko hano iyo twese turi gukora nago tuba tugamije ntago umuntu azavuga ngo ugiye gukompeta azavuga ati ngiye gukora ibintu abantu bakeneye Imana nifasha bazabyakira yes exactly Zebra wowe ninde wagukoreye ikintu kiza umusani umuhanzi mwekora imwegereza wankoreye ikintu cyiza nka gute akuzi ko ari umuhanzi ushobora kuza akabona ari gukora bijya biba umuhanzi akaza mugahora nko muri studio runaka wenda nk'umuntu wampayemo se finance hari igihe umuntu aza akagusanga muri studio runaka simwa kugutamo akahita kujyana akahita guhuza n'undi mu producer uri hejuru y'uwo kabati umuntu umukora indirimbo barahari ngiye abaraperi bose kwanza n'inshuti zanjye abaraperi bose turaziranye mani kandi turi n'inshuti kuntu ariko ikibazo mbaje ntago ndi kucyumva neza oya ni kukubwira umuntu wagurega umuntu muri buri muntu wese hari mu rugendo muri kariyeri mu baraperi cyangwa mu bahanzi bose urabona nk'uko Kendi avuga ko Pfla niwe muntu wamufashije niwe muntu atumye akora umuziki cyangwa niwe wamuzanye kuko niwe muntu wamumuritse nk'uko yabivuze
batumye nyine ninjira muri music fresh ari umuntu cyangwa wadanze bakanakora n'ikindi gikorwa uyirimo oya nyine narageze urugero nka muri Rocky music. kwa kundi Okay, nawe agomba kujyamo abantu batumye ngera muri music OG oya first of all harimo Beat Killer right he's my big brother twarakuranye Beat Killer arabizi Beat Killer twakoranye umuziki tugitangira binagoye cyane bitameze nk'uko nguko DJ Kiroso there DJ Kiroso uramuzi ndamuzi aha ubwo ni abantu bamfashije kwinjira muri Game Fresh aha na ubwo urumva nabo babaga bafite ahantu bari ahantu nabasangaga abantu twasangaga abagenge banjye abandi bantu ngiye banamfashije nta nubwo bari concern na music cyane nagusaba ngabo nkubwiye umuntu wampaye udufaranga mu muziki abanyamuziki nigora ndagazwe mu Rwanda nta muntu n'umwe urankandira akanyenyeri ngo ati wadutayemo umuzigo wa danje kereka abakobwa bo muri industry nyarwanda kereka abakobwa bandi badafite aho bahuriye na music amamagara akambwira ati man indirimbo numvishe ni yawe unywa iki urya iki uri kukirira he making sure ko wariye wanyweye wamaye na code hano wicaye aba n'abandi baniga bari out of music ariko urumva abo ngabo nkubwiye kongeraho Yago yampaye dufaranga wana shara kuri Yago n'umukoboyi umukoboyi byatare Yago bura niyo numvisha abakanda nzoge bari kumubwanukira mitabaga ati ntago mumuzi umukoboyi mujye mumwihorera se yaguhaye amafaranga afatika yanayemo tu wemenya ko yanayemo ntabwo yampaye amafaranga yankura ku muhanda ariko amafaranga yayampayeho tu menya ko yayampaye tu respect kuri Yago namba na Yago then Kimomo Rocky shout out kuri Rocky yankubise spotlight ho gatoya muzana abantu bakeya aranasupportinga Rocky yatangiye kunshyira kuri movies tutaramenyana tutaranahora ntanamwishyuye ntanamuzi nta nimero ye ngira ntanamuhamagara aho twahuriye nabwo ewana he been a good guy to me kabisa Rocky duhuye ni bimwe nakubwiye nyine biragoye ko wabona ibiceri byakura umuntu muri life arimo totally ariko hari igihe uhura n'umuntu akahita gukorera umunsi abana akakublessinga tu Rocky nawe ni fresh hongeye kuba izindi competition azitabira nowadays nago kuri rap sinyikora competition kuri rap sinyikora competition gusa zinagukoreraho repetition busy muri studio mu bikorwa bikorerwa abahetsi binajyo batanyurwa blessings kumuhuri guzu kuri kose kuntu tudacika intege uko bimeze focus of course nk'abanyabahetsi byo dukora turabizi fuck byo muketse ntabwo nyikora competition bro njye narenze level yo gukora competition ariko nyine umuraperi wakumva ari furi tu yantumaho namwitaba umuraperi wagenda agacuma akumva nyine akumva ameze neza akumva imyuka iruzuye akumva ari tayari gufata microphone agagara hariya na Zebra Rwabuge yawo namwitaba tu I do even like competition nkunda na competition ndazikunda cyane nkunda umuntu nyine uri kwiyumva uri kuvuga ati ngiye gukora ibi nakora ibyawe noneho turebe Kenya umuraperi kazi uri tayari naguhamagare muri furinga guhamagara nawe mutemo Zebra aramuntumire Zebra aherutse kumbwira nesa n'umukobwa wacu competition na nesa ahubwo nawe mumushyigikire nesa nari ngiye noneho ubwo ndi kumva Zebra aravuze ngo niwe uzajya ubatumira
ubwo njye nta jambo mfite ryo kubatumira ariko I trust her. I trust her kabisa. ni ukuvuga ngo ngewe level ngezeho ntago ari level yo kwirirwa nkora ibintu bitari ngombwa wenda ari nk'ibintu biri bitwinjirize n'uwo muntu akabona aga spotlight akavuga ati ngiye guhangana na Kendi rwose visa vine hari ikintu biri bumarire nk'ibyo nibyo dushaka ariko kugenda nka jariya ibintu biri aho ngaho bidafite muri gushimisha abantu oya ibyo rwose pe umuntu uzumva ari vuga ati kino kintu turi bugikore kigende kitugira akamaro banza turiteguye uriteguye cyane ariko ibintu byo kuvuga ngo twajyare ngo ndikumva ngo ubuntu ngo bw'uririmbo ngaho ngo bantayemo ngo ndange ndabwanutse oya ibyo bintu Imana ntago iri kubikunda ntago Imana iri kubikunda Lazaro Imana yazuye ntago ibyo yamutumye icyo cyo ntago kirimo asa ni beef yigeze iba mu muziki yagukomye beef ijyanye n'abahanzi bagatanamo kavuga ati cyoko z'abantu uzi ikintu kirenze ikintu kirenze ibintu nk'ibyo gihe agomba byitayeho ahubwo ndazanira nkavuga ati atayemo hari igihe higeze kubaho beef ya Bulldog na Piff barakubitana bya nyabyo urumva ahubwo byari biri kumbabaza gute se byarambaza nkavuga ati semani kama ni gari gengo imwe noneho ibi bintu burizi ikintu gishobora kukubabaza amani ni ukuba muri amashumi mwarangiza bikarangira nyine na mwagiye imihanda ahubwo mudafashe nk'umuntu umwe ngo mumuvireho indi imwe aturutse nk'iyo ngiyo hirya ariko kubona abantu mwari muri kumwe mani ari mwebwe murimo murisararanga uwanyu mwenyine uzi kubona abantu bari kwirwanya amani njye nicyo kintu kimbabaza ariko ari nk'undi muntu gutya gahita tumuviraho indi imwe bagata gakundi kacu rwose karahagurutse ubu ngubu ibintu bigiye kugenda kuriya na kuriya sawa ariko kubona abantu bari bari mu kintu kimwe cyangwa se kubona abantu babiri bari bari inshuti imana ukabona nibo abantu bari kujya hariya bagahita batubwira n'ibintu bitari ngombwa njyewe birambabaza ntabwo nabyishimira ariko ibintu bivuga ngo ibintu ngo bya beef n'iki n'iki n'akantu kaba gashyushye karangwa gusa mujye mumenya ko n'abaraperi imizigo ishobora gusohoka ukumva bari kudesingana mwe muri hakurya muri kubyumva bo bicaye mu kabari kamwe barimo cyangwa se bicaye at the same place bari kunywa agakawa cyane nabyo byari ibyanyabyo byari ibyanyabyo se makuru sura yafite oya nubwo kandi byaramubabaje koko nyine oya nyine ndibo ndakubwira ngo ibyo bintu biba bibabaje sibyo ariko ikintu cyiza abantu twebwe tugiraho ibyacu bitangira bikagira naho birangirira kandi umuntu abantu bo twabagira inama yo kutishinga ibintu byacu kuko ibintu byacu iyo byishinze birangira uri kubigenderamo kagenze neza cyane ari ryoshye ariko hari n'abandi wishize nazibona Ishkeve nabo bari gutanamo neza cyane Zeo Trap na Ishkevin ubona ngo bazi nyine bya Ishkevin ndamuzi Ishkevin ndamuzi na Zeo ndamuzi bose ndabakurikirana nabo ibintu byabo byari byanyuze byatari zaba z'abantu banyu ako byari biryoshye byarandyoye uko zigenda umuraperi imana aho gutuna umutwe turanshimisha byatari mbonye n'ukuntu nongera nkabateranya nabikora kugira ngo banemo boro nka ziriya mani biba bintu si ubiheruka ryari ariko rimwe nawe uzaduteremo njyewe nkunda competition ariko ntabwo nkunda kubangamira abantu ariko ntago bura nta n'umuraperi mu Rwanda wigeze ukoma ntaramentioningaho mu ndirimbo yanjye abaraperi benshi barabizi iyo wankumye ndakumentioninga neza cyangwa nabi that's why iyo baserereye birangiye birananshimisha byatari mvuga ati ahubwo beef this yawe na Pasi turayisha nyumvire uwo mwanya nawe dufite mwanza bituremereye mbareka twisoreze kadusoze mbashimire mwakoze cyane basi nyihere freestyle uyu ngo yayinyimye abari dusorezaho dusoza ikiganiro Kendi yayinyimye ariko agiye kwiyemara oya mbere yuko banagiye kuba mbere yuko dusoza ikiganiro turashimira itsinda rigari rituri inyuma
baryita never ending elevation. Ni nako ni nayo ni nako ahantu bari bagiye kusanga ibikorwa byacu niko harabahahira ne kuko ibintu bikaze se warumva ritwe twaba NEE yes entertainment never ending elevation entertainment yego turabashimiye kuko baturi inyuma kandi cyane ibikorwa tumaze gukora mu gihe gito gihwanye n'ukwezi ni ibikorwa biremere kandi byinshi n'ubwo ngo bivuze ngo iyo ataza kuba ari bwo aka kanya ntabwo twari kuba twicanye nawe mu kanya ntabwo twari kuba turi gushumika. By the way ne bore yacu hariho nuza producer Lubit respect producer Nanobit respect producer Bobo Pro Bobo Pro on the mix respect then bagiye n'abandi bahungu bari inyuma tsenda twabamenyesha mu Blackton turagusoje Master Beat turabafite dufite team na studio ya Sound Station hari akantu gata wana mention hari ibintu bimwe muri mu byo dufite byakorewe muri Sound Station. Ratanyere freestyle ziu left voices z'amakari zose niga ibwami ninjye stock iyo ndimo ndazandika mbashaka kubatera stroke tudakomeza se famous amazing hatron no it's you go ahead nawe wamufasha ariko seniuka ko muni yambwiye aranyibukije mfite n'indi boro na Laser Beat producer respect kuri Laser Beat nawe no kuri EP yanjye na Kendall kinadukoreye urakibuka kiriya nacyo tugomba kukibatamo. Then me and Laser will have some EP or mixtape. We have even mixtape me and Laser Beat. Boro twasohoye niyo nabatamo kugira bakomeze ba streaming. Imana ngirebe bizaguruka karikanga kubiha amababa abantu bagenda n'ubwoya ku mutima nk'ibinyabwoya bibaba je nahereye kera mbatama imizigo na n'ubu ndashaka gukaba uretse mama n'abavandimwe banjye je nta yindi bobo njyatsaba si remera gusa mfite izina rinini no mu biyaga bigari na kintu na kimwe sinubutazurugo mu murere Kigali menya kabasanufa niyo bahuye nanjye bakuramo akagofero uzaba se papa Ivan inkotanyi ntago zikunda kamenyero abasaza ndabubaha ariko na numwe wanjye mu mitsi mfite mic sinagali kuyunkeneye bikomeye mfatira ka bike discipline zero force lobo ni kiro slim Jesus ibyonzi imanzi mena nka bingenzi that's me bayita intere basi mwaduhaye kuririshira basi dusoze kuririshira hakantu gatoya sibyo se gatoya bagiye kugira ngo abantu basigare bayitegereje twagiye gake buri kwishyura buri kantu ugomba kukishyura urabyumva niwicura buri nguni wanyuzemo winjira urayishyura nibyo uri kwigira aba baby kuki mubamwiriza kandi muturusha kwinjiza mbabarira tugabanye kwisaza iyi facture tumye nibaza wibaza ibiki ushaka gucemba ubwo ugomba gutakaza ikimba basireka ibyo gatimba kuki ngukozaho nyashuka byimba yego nanjye nasari izo nyaje kibazo nuko nsoma cash ibintu reka tubireke pass nibuzi ko ntari buture hasi tubizungu hayi uratwishyura dore impamvu urukundo rwatayikuzo abajene duhura n'irihurizo ngaho ngayo kujya muri salo iyo nta bukaro uwo mubano zero icya mbere nuko duhura ndi kwaka nkagukorera bimwe ubushaka urabizi ko naho ubunshaka that's why ndidi nzara n'icyaka mbabarira ujye uva mu rugo uriye urabizi ho barya ibihiye iyo ntumije inkoko mba mpiye nsigayicuza cyane iyo ugiye real nigga you got me ne Symmetry don't test me yes sawa murakoze cyane murakoze ibindi babisange kuri ne
dore kuri social media mu kanya ne it's a new company brand new it's a new song it's a new artist ntabwo ari babandi ba kera ubu twabaye bashyashya ibintu birarenze murakoze cyane kindly guys mudu subscribing mujye muri comment section murakoze guys kindly mudu subscribing mujye muri comment section mutubwire uko mwumvisha ibihangano byacu mutubwire icyo mukeneye ko twakora icyo twakwameriyora mbese ewana mudushyigikira uko mubishoboye abo twahoze tubana peace cyane peace ku bafana ho muri Nyagasani yeza bamenyere nanjye ewana ndaje this is my time ndizera yuko nyine tuza kubana muri zo triple release indirimbo 3 urishyura dufite plan ndetse na murikira rero tubategerezanyije amatsiko menshi reka duhurire aho ngaho kindly baraza gupininga hanyuma kande kuri link turashimira Slim Jesus nawe inshuti ya Neya kadasohoka buri gikorwa cyose kibaye umusaza aba yahageza abahari ku bwacu so much respect murakoze sasa urakoze